ikaze muri TBTRHS Podcast. Nkuko mumaze kubimenyera, iyi ni episode ya gatatu. Gahunda ni ukuganira ku ngingo zigiye zitandukanye. Mbere yo twinjira muri topic uyu munsi, banze babwire ko TBTRHS Podcast ifite Instagram page, ifite TikTok page, so nahasanga video ngufi zitandukanye z'ibiganiro tugenda dukora. So go ahead, you can support, you can show love. Nababwira iki topic y'uyu munsi igiye kuba inspire ku bintu twavuze ubushize hari abantu warakaje wavuze ngo hari agace justement kagiye kuri izo mbuga nkoranyambaga z'iyi podcast uvuga ngo burya ngo biba byiza ngo umugore wagiye mu rugo ngo yarasohokanye n'abandi bantu mbere. Hari abantu batabyumvise neza kuko nkaho wari uri gushishikaza ko wari uri kuvuga ko umukobwa yakwiyandarika. Abantu babyumvise mbere yuko twinjira mu kiganiro wavuga neza icyo rushatse kuvuga ubushize. Iyo ngo bisobanure sinzi ukuntu bisobanura ngo byumvikane, ariko hari ikintu bita experience ni ikintu umuntu azi aba yarigeze. Rero aho kugira ngo ibyo navuze, aho kugira ngo ajye mu rugo yarugezemo aruvemo tuhare test kugira ngo ajye kongera agerageze ibindi, byaba byiza ko agenda ibyo bindi abizi, akagenda azi ikimujyanye, akagenda agiye kubaka. Kuko la plupart y'abantu ingo zabo nyine zisenyuka ni abantu baba bagifite ubwo bushake cyangwa se abantu bataba ayo matsiko y'ibyo bintu byabaye. Kuko finalement en fait iyo ugiye muri couple, abantu benshi barimo barabizi, iyo ugiye muri couple ugenda ufite ubwo bushake bwo kubana n'umugabo cyangwa se n'umugore, ariko ni ubushake butaramba iyo nta rukundo rurimo. Ngo ni ubushake budatinda, hari igihe bugenda ukongera ukihotoba umeze nk'aho wari umeze mbere, sensation zigasubira hasi. Rero aho kugira ngo ugende uve muri urwo rugo ujye kuzishaka ahandi, utawe kugenda ubizi ko ari ibintu bibaho, ukagenda ugiye kwiyesitara pour de vrai. Hagira ikitagenda ukaba uzi neza ko ejo bizagenda neza. Haba hari ikintu kitagiye none ukaba uzi ko ariko zubakwa. Ni ibyo ngibyo nta kintu. Ni nk'umuntu niba kuvuga ngo umuntu ufite experience mu kazi niwe twashaka, nkuko baba bazi ko uwo muntu azi amadega ashobora kuba, akamenya n'uko yayitwara. Naho ngaho nkunganire abantu benshi bavuga ati kujya mu rukundo ni uguhoza, kuko nyine wa mugani hari urukundo muba mufite mugihura muba abafiance munarwubaka, urabagara ni ibintu n'akazi mugomba ku. Rero iyo uhuye na distraction cyangwa se ibintu byakurangaza nk'ayo matsiko, ugahura n'umuntu ugutera amatsiko yo kumenya ibindi bintu, ushobora gushiduka urugo ururimo n'ikirenge kimwe ikindi kirenge kiri ahandi. Rero ugomba kuba uri concentré, uzi ko urwo rugo is your number one priority, ibindi warabirenze wabisize inyuma, gahunda ni ukubaka ugakomera. Tukiri muri ibyo ngibyo yo kubaka ugakomera, hari terme maze iminsi mbona ngo Besto, ngo abantu ngo ugasanga nk'umuhungu n'umukobwa ngo ni inshuti magara, ni urugero, cyangwa se nk'umuntu uri muri relationship afite inshuti ya opposite sex, ugasanga turi kumwe njye nawe ariko mfite n'undi musore w'inshuti yanjye, ariko umuntu waba atabizi, abizi cyangwa atabizi. Nawe ugasanga ufite umukobwa witwa ko ari inshuti yawe, nyine ajya guhamagara cyangwa se mujya gusangira ikawa cyangwa ikirahure ntahari. Iyo dynamique ndashaka tuyiganiraho. Deja ni ibintu ntajyamo, kuko ntabwo byambaho, biramutse binabaye byaba bibi. Ariko ni gute wasangira ubuzima bwawe n'umuntu ntumubitse amabanga yawe? Ni gute wabana n'umugabo
ari umugabo wawe cyangwa ari umugore wawe ariko atari inshuti yawe. Ni cya kindi nyine navuze, buri gihe umubano wubakwa uhereye hasi. Ibintu byose umuntu abikora abihereye hasi. Ari umusore uri single cyangwa se umukobwa ushaka kuzakundana n'uwo muhungu, amugira umubesto, akamwiga, akamumenya, akabona icyo akunda n'icyo yanga, nyuma bakabana. Iyo ni inzira nziza. Ariko nimba waramaze guhitamo uvuga uti ndaha, ukavuga ngo ufite umuhungu w'umubesto, none se uwo muhungu ejo mu gitondo nimuba muri mu nzu imwe muri babiri, umubiri ukamuhinduka, uzabigenza ute? Uzavuga ngo kuko ari umubesto ntiwamusiga ameze gutyo cyangwa se iki? Cyangwa se umukobwa we bimubayeho, uwo muhungu azabigenza ate? Kuko ari umubesto, je ne peux pas la laisser. Non, il y a toujours un choix. Hari umuntu uza mu buzima bwawe, ntabwo mvuze ngo abantu batagendana cyangwa batamenyana, ariko ça reste une connaissance normale. Ukavuga uti uyu muntu ndamuzi, voilà, turaziranye, mugahura mukaramukanya, voilà, et puis c'est bon, ça suffit. Ariko umukobwa n'umuhungu nta bucuti bw'ubesto burya buba byo bintu abantu bazabyikura mu mutwe. Kandi n'ubikora ajye yumva ko biderange mu partenaire. Niba mu partenaire we rero atavuga, ajye yumva ko atari uko hari abantu bicecekera, abantu bakunda kubika ibintu kuri bo bakabasha, cyangwa se nawe akavuga ati c'est quoi, je laisse faire ça, mais par contre moi je vais faire la misère. Nanjye ndagira abesto benshi. Ugasanga ni ya relationship nyine yabaye nka match ya rugby cyangwa se ikindi kintu. Burya ibintu bita strict cyangwa se gushyira amategeko muri couple, ukamenya umuntu wawe ko ari we muntu wawe ugomba kubwira, ko warwaye mu nda ugomba kubwira, ko hari umuhungu waguterese ugomba kubwira, ko hari ibyo wifuza ko bihinduka mu buzima bwawe. Ni wa wundi musangiye ubuzima, ntabwo ari wa wundi muhura mugatandukana akajya kuryama iwe nawe ukajya kuryama iwawe. Warangiza waza waba wanyweye inzoga nyinshi ukarara uri kuruka iruhande rwa wa wundi ugukunda ngo kuko nguvuye ku mubesto ngo tout est pardonné. Non. None se reka nkubaze, hari igihe ukundana n'umuntu umwinjire mu buzima yari afite nyine uwo mu best friend inshuti avamo akagenda, ntacyo aba agikora. Ni ubuhe buryo bwo guseze bwo kupa iyo relationship? C'est simple, irikupa. Umukobwa aravuga ati nabonye umuntu, umuhungu ati nabonye umuntu. Ubuzima bwiza pacha. Kandi n'ibintu byagakwiye kumvikana ku mpande zombi cyane. Kandi ntanabirekerane ngo bavuge ngo none suransize, no? Tete pas à ta place. Habonetse nyirawo, ciao. Wari waba umubest? No. Igitsina gore no. No, urugero kuko hari abantu benshi bavuga ngo umuhungu yemera kuba your best friend azi ko ufite umuntu ategereje ko igihe cye kigera ngo azamusimbura. Wari wajya muri situation aho ntabwo abahungu ni abantu badakunda gutegereza. abo ngabo ngo baba aba friends zonye agategereza ko nta muhungu bipfa na sheri wawe agafatira ahubwo arabyica rero. nyine ntabwo ategereza ko bipfa, arabyica. Urumva ni wa wundi ukaya nyine ama obstacle mu nzira, ukumva ukabona gusomera umugore mu buryo butari, waba uri mu rugo ukabona message y'ijena amasaha atari meza, genre ukabona ni umuhungu ushaka kunya muri ibyo bintu. Ntabwo byo none se ariko nshaka umukobwa ntiwaca muri izo nzira se ukamwegereza ntasenya ibyo arimo, tuko nzi ko nshobora kumubona ibyo arimo ndabisenya. Nyine se uburyo bwo kubisenya n'ubuhe utamwiyegereje ukamwereka ko umuhungu nyine. None se abenshi umwegereza uri direct uvuga objectif yawe cyangwa umwegereza umwigiraho inshuti, umwegereza umutereta. Moi je trouve que umuhungu wiyegereza umukobwa ashaka kumugira inshuti kugira ngo azahindure nyuma n'uburyarya, icyo ni icya mbere. Kuko abakobwa nkuko twabivuze, abakobwa bashobora kugira inshuti z'abantu bose. Umukobwa ashobora
kumva ko mwaganira bikaba bihagije. Ariko abahungu ntabwo ariko bameze. Umuhungu nimba kwa presiyo abasha kuba yaganira nawe isaha nuko no mu buriri yagukoma byanga byakura nuko atakurebera izuba. Rero umuhungu mwana igihe na uguhaye igihe cye nuko utagomba kubifata araneje kuko icyo gihe ku muhungu kiba kiri presiyo. Rero iyo ugiye ku mukobwa, abakobwa bo bafite igihe, abakobwa n'abantu bakunda kuvuga, bagira ubuntu bwinshi bwo kuvuga, bumva nimba ari umuhungu ubasha kumutega amatwi c'est bon, ari umuntu yabwira ibintu byose. Ariko umuhungu no, umuhungu ushobora kumubwira uti mfite umwana urwaye, we ari gutekereza uko wambaye. Kuko abahungu ni abantu bari strict, baba badashaka guta igihe. Simuvuze ko ari bose, hari abameze gutyo kuko hari n'abameze nk'abakobwa badutse. Rero ariko umuhungu wa nyawe nta gihe agutaho. Rero ubwo kujya guca mu mpande ngo ubashe kumubwira ngo ibi ni n'uburyarya. Moi je trouve ça umuntu no kubeshya n'umubeshyi. Ubu ni umuntu wanabeshya. Nimba wapressure umukobwa mubaze direct akwemerere cyangwa se aguhakanire. Ariko naramuka naguhakaniye ejo mu gitondo akagusuhuza azamenye ibiri kubera mu mutwe wawe. Cyangwa se mwahura mukaganira akaguha iminota 10 azamenye ibyo upanze umutekerezaho. Icyo gihe niwe bireba. Nimba guhaye igihe cyangwa se ibyo utekereza ibyo wamubwiye c'est son problème, ntaho bihuriye nawe. Icyo gihe ni nko kuba ufashe umutwe ugashingamo imbago muri cerveau ye. Rero iyo ari umukobwa utagushaka arakwiyerwanya cyane, akakubwira ati ntuzongere no kunsuhuza, bana naho uri akahatinya. Ariko iyo ari umukobwa wongeje mu gitondo akagaruka, malgré ibyo wamubwira ukamubwira uti nuko nyine ufite amahirwe yo gusenya ibyo. Donc naho ngaho. Anyways, nkuko nabivuze, hari uko gufriendzona, hari uko gukina na sentima z'umuntu, hari n'igihe abakobwa babikora mu buryo bwo gutinza ibintu nyine pour se faire désirer. Ariko bitumye ntekereza kuri sujet yo gufuha. Urabyumva nanone umukobwa ufite umu best friend w'igitsina gabo nawe uri muri relationship nawe, ese ni umuntu wanatera n'ibibazo by'amajaluzi? Kuko first of all uje mu buzima bwanjye, mfite umu best friend wamenye mbere y'uko umenya, azi ibyo nkunda, azi muri rusange. Uwo muntu agumye mu buzima bwanjye, urabyumva ko ashobora no kujya amenya kurusha uko wowe unzi, kuko nubwo dukundana we dufite ukuntu twabanye, uri kubyumva? So dukomeze kuri icyo kintu cya jaluzi, niko mbihuje. Ese ukeka ko ari abahungu n'abakobwa arinde muntu ufuha kurusha undi? Ni umuhungu. Nibyo navuze, umuhungu nta gihe cyo guta bafite. Rero umuhungu buryo yamaze kandi ikibi cy'umuhungu iyo yamaze kubona ko umugore ashaka bamuca inyuma cyangwa se akora ibintu bidasanzwe, ntabwo ahangana nawe, no, aramureka. Kandi amureka umufasa mbi cyane. Ni nko kumufata ukamugumishaho ariko adahari. Chose que je veux dire, genre akabana nawe ariko atabana nawe. Hamwe umukobwa rwose muba muri kumwe, juste ari parolonese, ukavuga uti uyu ni umuntu ntabwo ari ipusi, reka basi turire ku meza amwe, ariko wamaze kumukuraza. Kubera iki mwigora gutya? Kubera iki utamukatira cyangwa ngo umubwire ati uzi n'iki? Nyine nibyo nakubwiye, nk'ubu ni abantu badata igihe, ariko nubwo bakora intambara ya mbere bari gushaka gutereta, bitwara ingufu ku buryo ibintu kugira ngo bipfe ari bo bantu baba blessed. Nubwo abakobwa bakunda kujya ku mbuga akaba bagira ukumva uno munsi imbuga zareza akaba bajya kurira, ntabwo abagabo barira. Abagabo rero ibintu byabo bibagumamo, bibasenyamo indani.
rero iyo yamaze kwanga umuntu babyita kuzinukwa mu kinyarwanda cyiza, arakuzinukwa niyo waba uri misi w'isi akagukuba na zero mu rugo kabisa, uri misi w'isi mu rugo urutwa atakubona nk'ipusi ariko avuga ati nakabeba kibera mu nzu yanjye akagerageza kubirengaho mugasangira ku meza, ariko amahitamo y'ibikoko uri kugereranya yarangiza akava mu kabari, urumva hamwe uhita ubibona, akava mu kabari cyangwa se avuye mu kazi ke nta bushake bwo gutaha, nimba ari nka couple ifite abana ndetse ifite ingo, kandi umugabo iyo yamaze kukuzinukwa n'ibyo mwagiranye byose ntacyo biba bikibuze, niyo mwaba mufitanye abana. Burya hari abagabo bagira umutima bakabasha kwita ku maraso yabo, ariko kandi mu by'ukuri dusubije amaso inyuma tukareba, nta mwana ku isi ukura ataririmba nyina, n'uwakuze afite nyina na se iteka uba wumva nyina yaramubereye igitangaza. Et pourtant hali y'ubuzima bw'uwo mwana iba yarabaye ku mupapa, umupapa yarihinze yarabyutse ijoro akajya gutega behind the scenes. Voilà. Mais la réalité iyo birangiye gutyo ukabona umwana, abagabo rero nibo bantu bahita bavuga bati poubelle nabajyane n'ubundi tapi, arazinukwa. Umugabo ni umuntu uzinukwa fo. Iyo yazinutswe umugabo c'est difficile yo kumva ko hari ikintu wabasha kubigarura, ariko bimutwara igihe, abanza kubidigera, akatekereza, agaprepara iyo sortie, akumva, akagisha umutima inama, cyane ko nk'ubu sosiyete turimo tuvuga wenda n'urugero ari umugore wo guciye inyuma ushaka kumureka, ntabwo umugabo ajya harangwa avuga ngo umugore yaciye inyuma. Sosiyete yita wa mugabo iki? Inganzo. Umugabo niwe nyiramakosa. Urumva ati imagine waciwe inyuma n'umugore wawe, ariko amakosa n'ayawe kuko udatanga plaisir ku mugore wawe hagije ku buryo ashobora kujya kuyishaka ahandi. Donc abagabo hari ibintu byinshi cyane bakabifata kuri bo. Niyo mpamvu ujya kubona abagore bafite uburenganzira, bafite uburenganzira bwo kurira, bafite uburenganzira bwo kujya kuri kamera, ariko isi isigaye idohorera n'abagabo. Ntabwo bariya ari bo bariya bajya kuri kamera bakarira, ntabwo ari bo. Oya, muri rusange, ariko tumaze kubona ko muri education zagiye zibanza abagabo bababwira ati il faut pas kwerekana emotion zawe, il faut gushinyiriza, ariko ubu de plus en plus urugero apana kuri social media meno hagati mu nshuti cyangwa se mu bakunzi wakwerekana emotion zawe, aho umugore abo sibo. Umugabo wa nyawe amakosa ye ndikuvugisha kubyumva. Rero iyo umugabo abasha kugeza umugore yacaga inyuma, ukajya kubona bagiye imbere ya kamera, umugore yacaga inyuma, miskini. Muri rezo mu buryo bwo kuba bw'abagabo, kandi ni ibintu bibabamo naturellement, ntabwo ari ibintu bashaka. Umugabo ntabwo ari wa muntu uhora hariya ashaka gusubiza, uhora hariya ashaka guhangana, uhora hariya hari abagabo benshi cyane ubona batabifite muri bo, ujya kubona ukabona rwose aragiye nko munsi ya video yanditse comment ashubije ibintu atagombaga gusubiza. Kubera iki? Reba wanarize, nimba hari commentaire watanga ibe ari commentaire yakubaka, ntube nka wa mugabo rero hari sense nyinshi cyane ubonamo abagabo bafatika, bafite ingamba zo gushaka kubaka. Abo ngabo iyo yazinutswe, niyo mpamvu bariya bose bafite abagore bajya kurira, aragenda nabo babona amavidewo, nabo babona ari amavidewo, akagenda akareba. Kandi ndisiyo yaserte ko la plupart yabo atajya kubwira umugore ngo uko atafesa, arumirwa gagice.
donc nibo bagabo kandi barahari benshi njye mbakurira ingofero kuko hari uburyo bakozemo bwa kigabo utari ubwo kujya uhanganye naho ababarira nabo birirwa biriza oya ariko yaba umugore yaba umugabo buri wese afite responsibility yego society ifite ukuntu igukritika ariko twige kumenya ko ni abantu bakuru buri wese afite uruhare agomba gutanga muri relationship nisenyuka ntibikagwe malheureusement oui uko bivuze ni kenshi nuko bibonwa ariko abagore nabo hari abagore bashobora kwitwara nabi kimwe nuko hari abagabo bashobora kwitwara nabi rero tujye tureka kwivanga mu ngo ntituzi umuntu burya ni mugari umuntu ari capable gukora ibintu ibitangaza yaba mu buryo buri positive cyangwa buri negative anyways ikindi kintu antuka gufuha first mbere ko turengaho kuri iki kintu cyo gufuha hari uburyo rimwe na rimwe buri toxic njya mbona abantu bafuha unyihanganire ariko hari ugufuha ariko hari no kuba un peu contrôleur kuba too controlling reka nkubwire itandukanizo mbere nimba ubyumva kimwe nanjye hari igihe uburyo bwo gufuha numva buri healthy cyangwa se bufite sante nziza sinzi ko nabisobanura bwiza kandi bwumvikana ni ugufuha ukanavuga un peu ukumvikanisha l'émotion derrière urugero nimba sheri wawe adahari amasaha wenda ari cyangwa se uzi ko ari kumwe na Besto cyangwa se n'abantu utizeye agendana nabo n'urugero ntabwo umwohereza umusore ati ariko usuriye njye ndumva wavuga ati sindi kukubona amasaha dore ko ahageze ndaguhangayikiye kureka bebe deja urumva ndabyumva ariko banza wumve iyo deja icyo kintu cyabaye iyo umugabo yatekereje no kohereza message aba ari aba yamaze kwivamo aba yamaze kujya kure rero hari umuntu ibyo bintu uri gushaka kunyumvisha ko ari nka wa muntu babwira wahemukiwe akagutegeka n'uburyo ujya kubwira umuntu ko yaguhemukiye urugero ni ubwa mbere sheri wawe ataha iyi saha ntuzi ariko uzi neza ko yirirwanye n'abantu abo bantu uri umuntu umureka agakora ubuzima bwe ariko hari wenda ni umutima nawe uri kubyibaza kuko on peut s'imaginer des choses ari kugendana n'inshuti wenda utigeze umenya ntigeze zigupresenta ariko ni umukobwa mukuru ntiwamufunga mu nzu n'urugero on est libre anyways iyo liberté umva cyangwa ntihari anyways umva iyo uri en couple cyangwa se uri marié ni engagement ibintu twabivuze muri video yashize iyo rero engagement ugomba mu partenaire wawe kumubwira uti ndi hano est-ce que ça te convient ou pas urumva nimba kubwira atabivarize pour le bien y'ibyo mwubaka pourquoi tu forces kujyayo non ya forcément yagiye kuko mwabiganiye uragenda nyine par contre tuvuge utagiye kugira ibyiyumviro inquiétude urashaka kumenya ari he ese arataha ryari izo inquiétude rero wazigize ntuzi wazitewe na wa muntu wagiye cyangwa n'abari kumwe nabo donc déjà datureka wowe wamaze kuva muri ya côté ikiri sympathique igihe cyarenze uri kumva no je jure igihe cyamaze kurenga la personne yagiye aratinda pourquoi tu veux m'obliger kukwandikira message muri façon wifuza kandi ngewe namaze kubabara kandi ari wowe utubahirije igihe faut kumva ko nanone niba wowe wagiye yabyakiye wasanga hari impamvu no hari iyo mpamvu se niwe uwambere ugomba kuyibaza cyane kubwira ni la personne ugomba kuvuga ati ego ko ça a pris un peu plus de temps ndatindaho gatoya kubera ibi ni urumva ariko niba wowe wageza ugatekereza wamubwira uti ndaza 18h à 18h30 ngewe na 15 déjà c'est trop tard urumva ukamubwira uti ndaza 18h30 atabikubajije là aravuga ati ok déjà araconsidère ariko kibuka ko ari un couple entre guillemets
donc ariko niba ari njye ufashe iya mbere bakwandikira nkubwira nti pourquoi tu veux ko nkwandikira none muri faso wowe wifuza ko nkwandikiramo kandi ari wakosheje kuko ntabwo uhari nyine ntabwo mpari kandi ariko wowe urahari wowe uri hariya ariko babe ntabwo byari ko ujya nk'ahantu tuvuge muri gym ukagutwa niyo ntabwo twabingana iki kandi ufite telefone mu bizi ko ndi muri gym nawe uzi ko nagiye gusangira n'inshuti runaka nawe wagiye gusangira n'inshuti runaka urabizi neza ko ugomba gutaha aho c'est différent ndi muri gym nawe uri mu kazi si nibaza ngo mbese murataha ryari cyangwa ngo watinze hano turi kuvuga ku bantu urimo deja nka valida njyewe ikintu njyewe inama nagira birumvikana ko ari ibintu bitera stress bishobora guterana n'umujinya cyangwa se no guta control mu biganiro byawe utangiye kwiyenketa ku muntu genda uri neutre genda utamwataka kuko ushobora gusanga yageze n'impanuka we niwe wakwataka rega niwe bamaze kukwata ibyo ngibyo ni ibintu umuntu ahereza nyuma kera twajyaga kuvoma wataha watinze ugakubitwa urumva izakabwana bya ubutaha rero wajya ku mugezi wasanga huzuye abantu umva hari igihe twajyaga ku migezi nk'eshatu amemutaka ukagerageza ku buryo uzana amazi imbere y'abandi ahantu wagendaga isaha ukahagenda 15 minutes juste kuko udashaka inkoni donc ni ibyo ngibyo ubuzima niko bumeze iyo wiyangaje engagement abantu ntabwo bakunda kubyumva bazi icyo ari cyo engagement kandi engagement virtuel iyo mu mutima iri émotionnel yakabaye irutizi twirwa dusinya n'amakontra je comprends pas kuko wowe uritanze n'umuntu muryamana umuntu musangira umuntu musangiye ubuzima warangiza ukira ubundi déjà ntabwo wakabaye ujya no mwabo bantu déjà c'est une mauvaise idée yo kuba wakumva ko wagenda n'abo bantu mais parce que lui abaye honnête abaye umuntu uri simple akavuga ati tu sais quoi je ferme les yeux nimba mwahuye wenda mukorana c'est pas grave mugende musangire rero wowe uzi neza ko harimo iyo tension hagati y'abo bantu babiri warangiza ukanatranayo c'est manque de respect total niho hantu rero utanambwira ngo urakora difference hagati ya jalousie na contrôle ibyo ntabwo birenze jalousie bita biklasa mu gutrompa oui parce que déjà urabizi neza ko abo bantu tutavuga rumwe cyangwa se ntabizeye donc uragiye ufunze amaso uragiye par le respect noneho uranatinze niyo mpamvu ugomba gukunda umuntu wizera kwizera rero abantu bibwira ngo murizera umuntu vous faites des erreurs mais kwizera ni iryo kosa rya mbere umuntu akora kuri ino si rero utizeye none wagera kuki nta na kimwe nyine umuntu ari sanse kugera umuntu ari sanse kugera kuki umuntu ari sanse yo gukora ibintu aveuglement kuko nta na kimwe tuzi cy'ejo nyine niyo nicyo cyizere ni la foi nuko abantu bizera Imana batayizi cyo ntabwo ari icyizere c'est le fait niko twisanze t'inquiète pas nta muntu nanjye ubu ngubu ndifuza cyane kumenya icyo nabandikeje mais j'ai pas le choix kuko ntacyo ngomba kumenya nta nicyo namenya funga amaso ngakomeza je baisse ma tête nka marche rero umuntu uvuga ngo urizera umuntu kandi umuntu arimo abantu benshi cyane umuntu ni umuntu umeze nkawe uvuga ngo uko uhinduka nawe niko ahinduka kwa kuntu ugenda uri gutekereza ko rimwe utekerejeho uteranyijeho rimwe biba kabiri wagera hariya kuri metero ugasanga hari ubundi rimwe uteranyijeho rimwe ni gatatu batazajya babeshya tout de suite bigahita bihinduka kuko nyine ni umuntu tu comprends pas t'inquiète pas njyewe je garde un peu de positivité iyo positivité ni ya yindi nyine abantu benshi cyane bihatiriza kugira no si iyo positivité ni ya yindi abantu benshi cyane bihatiriza kugira uko buti reka mwizere tout ira bien ariko iyo umuntu précise umuntu yizera umuntu wamweretse ko nibura amerita
ariko ndikukubwira nyine uwo ari we wese waba ubimerita waba ugira ute nta muntu rero umerita icyizere kuko umuntu ni umuntu ufite ukwereka ibyo wowe ushaka kubona uri kunyumva neza umuntu ni umuntu uzi imbere yawe akisanisha nuko wowe usa ukeka ko ntaba mbikora mbishaka kandi mbyifuza nifuza ko dusa nifuza ko tugendana ntabwo uri kubyumva ndi kubyumva ko ejo nshobora guhinduka undi muntu umuntu azi imbere yawe iyo ashaka ko umumenya umwumva agerageza kugendera mu nzira zawe kugira ngo umwumve kuko niwe ugushaka nongera mfamo ino phrase iyo umuhungu aje kugutereta oui ça c'est sûr n'ubuzima busanzwe n'icyo iyo umuhungu aje kugutereta agerageza guca mu nzira zawe kugira ngo umubone nk'uwo ushaka nk'uwo wari utegereje sauf que rero we ariyabandona arireka pour ce qu'on veut nyine on est prêt à tout hanyuma yamara kwireka amumondone rero iyo amaze kukugira mumaze kubabonana mumaze kubana ça fait 1 an 2 ans bigenda bite abo ndi muntu no aba wa undi yari we kuri njyewe n'undi muntu oui justement kuri undi muntu ariko we yabaye we hagati aho nanjye nanjye justement nibyo ndi kukubwira ngo cya cyizere ariko omwa bituma haba honnêteté cyangwa transparence ukuri ni icyo umuntu aguhaye burya nta kuri kubaho no ukuri ni uko umuntu aguhaye nibyo nakubwiye ara force si none kuko ukeka ko umuntu ibintu byose biba biri deformé ushobora kuza nkakuvuga ati umunsi wanjye wagenze gutya nagiye ku kazi ndataha wowe ubwo mu mutwe wawe nibyo uri bufate tuvuge niko byagenze kuri wowe ntabwo ari ukuri no kuri wowe ni teori nahimbye no kuri njyewe nibyo wowe wambwiye ariko kuri njye ariko bishobora no kuba atari ukuri ukabimbwira kandi nkabyakira rero bya bindi uri kumbwira ngo kwizera c'est une force twishyiramo kugira ngo tubashe kugenda na wa muntu none se ushaka kwizera iki kintu nyine ntabwo mvuze ngo abantu banyumve neza ntabwo mvuze ngo batizera bagerageze bagendere mu iyo nzira ariko ntibibwire ko icyo kintu ari cyo cyangwa se kibaho ikintu njyewe iyo suje ntabwo tuyumva guhorana inquiétude guhora uhangayikiye umuntu mubana umukunzi wawe guhora kutamwizera bituma umukunda kurusha